Muri Mugamba Coffee twabazana imashini za original mvaburayi zigezweho zitunganya ikawa zije zerekejwe na accessoires zazo nka coffee grinder, blender n'ibindi byose bikenerwa mu gutunganya ikawa, kandi ku giciro utasanga handi. Wafite igitekerezo cyo gufungura coffee shop ariko ukaba nta bikoresho ufite bihagije, humura ntugire impungenge rwose. Mugamba Coffee ducuruza kandi tunakodesha imashini zikora ikawa. Twabashyiraho kandi uburyo bwo kwishyura mu byiciro, ushobora kandi kwishyura gake gake. Dufasha kandi afite iminsi mikuru n'ibirori gukodesha imashini zikora ikawa. Muri Mugamba Coffee kandi ikawa turitunganya coffee grading, tukayikaranga coffee roasting, tukayibageza ifite umwimerere wayo n'uburyohe buhebuje. Ukunda ikawa, cappuccino, cafe latte, espresso dusanga ku Muhima ahazwe no kuri Yamaha iruhande rwa station Merez. Turaguha ikawa yo kunywa ndetse no gutahana kandi ku giciro cyiza utasanga handi. Murakaza neza muri Mugamba Coffee. Ibi byaha rero uburyo babikoraga byatangiye ari ubwambuzi bushukana, bikarangira havuyemo n'ibyaha biremereye byo gusambanya. Uriya Sebahezi Jean Chrysostome w'imyaka 27 yajyaga muri gare ya Nyabugogo akahirirwa ashakisha abana b'abakobwa cyangwa se abakobwa bageze mu myaka iri hejuru ya 20, ariko we ntiyanatoranyaga ko ntiyabazaga imyaka. We ubwe avuga ngo yarebaga ashingiye ku muntu gusa nkaho adasobanukiwe. Ubwo yahitaga amusa nk'umuca imbere, agafata telefone yivugisha, akamubwira ati, ubwo yivugisha we kuri telefone, tubwo koko wankoze ibiki, urabona utantengushye, urabona boss ndi bumubwira iki, ariko ni gute ushobora kwitesha akazi keza nk'aka ngaka k'amafaranga meza ahemba gutya. Ubwo yacaga imbere yo ashaka gushuka, uwashaka gushuka rero akagira ngo nawe ari kuvugana n'umuntu koko, umuntu kumbe ni imitwe. Uwo rwose urampemukiye, niriwe ngutegereze guhera mu gitondo muri gare nkuko twahanye gahunda, none burinze bwira utaje, ubu ndabwira boss ngo iki koko. Agahita kupa, ubwo agahita yegera wa wundi akamubaza ati, se ariko ubwo nta muntu wandangira ushaka akazi k'umuntu nari ntegereje hano ntengushye, nta muntu ushaka akazi? Undi nawe akavuga ati, se ubundi ubwo wakampaye yewe. Yahita akavuga ati, aka kanya watangira akazi. Hariho abantu rero koko burya bahita bavuga ngo nagatangira. Aho bahuriye muri gare niba yaragiye mu hanga agahita ahindukira. Byaba bidakunze bagahana gahunda ko bazahahurira umunsi ukurikiye cyangwa itariki bumvikanyeho. Uwo rero babaga bumvikanye kugenda, ubwo ngubwo bahitaga batega imodoka yerekeza i Rwamagana. Iyo muri bariya basore uriya wa mbere navuze Chrysostome Sebahizi, iyo yabonaga bisa nkaho amasaha atarira, yashoboraga kuba yamujyana muri resitora kugira ngo agumye mu bikemo icyizere, bagasangira kugira ngo ategereze kubuza kwira. Iyo bwamaraga kwira bahitaga bujya kwira, kuko aho bageraga bagombaga kuhagera bwije, bagatega taxi bagakomeza bakagenda, bagera aho bita ku Kijumba hariya muri Rwamagana, hafi ya kiriya cyanya cyahariwe inganda. Ubwo ngubwo uriya Sebahizi agahita ashuka wa mukobwa bazanye ati, boss rero yantumye inkoko, reka tuvemo hano mugurire inkoko hanyuma nyimushyire. Ubwo bakavamo bakamanuka hano mu gashyamba gatoya, agahita akuramo icyuma. Urumva umuntu nk'uwo ahita atungurwa, kumushyiraho icyuma, zana ibyo ufite byose, ryama hasi, akamusambanya, yangiza akamwaka ibyo afite byose, akirukanka. Akamuga ati, ngaho irukanka. Undi nawe agahita yirukanka, kandi ntabwo yamwoherezaga inzira isubira ku muhanda, yamwerekaga inzira nyine itoroma mu cyaro. Urumva ni yamayeri yo kugira ngo adasubira ku muhanda, atabaze abantu bahite bahurura. Undi n'igihunga cyinshi akirukanka atazi yajya. Hanyuma
baje kugeraho batanga ikirego, ariko mu gutanga ibirego wasangaga harimo abakorewe ibi byaha nabo wasangaga bafite ikintu bahuriyeho, ngira ngo tuza no kugishingiraho dutanga ubutumwa. Wamubazaga ati ninde wagukoreye ibi ngibi? Ntawe nzi. Nibura se nimero ya telefone afite? Ntayo nzi. Mwahuye mute? Ni muri gare. Yitwa nde? Akamubwira izina nyine yafashe. Muri make nta muntu. Ibyo rero akenshi mu rwego rw'ubugenzacyaha bitubera imbogamizi yo kugira ngo ukurikirane, ariko ntiducika intege, tugumya tukegeranya ibimenyetso, tukashaka amakuru mu buryo twigishijwe bwo gushaka guperereza. Abantu rero bagira aho baza gufatwa. Ibi rero navuga bimwe mu mbogamizi, ari wavuganye n'umuntu, mwavuganye cyangwa wenda mwahanye na gahunda, mufashe urugendo rwo kuva Kigali mujya Rwamagana, ntiwagize n'amakenga yo kuvuga ati reka nohereze mugenzi wanjye iyi nimero y'umuntu twavuganaga, ningira icyo mba azabaze. Abantu turababwira ati kuki abantu batagira amakenga? Nibura wohereze message umuntu uti ngiye ahangaha, hari umuntu, hari no kugisha inama. Buriya bano bantu ikintu bakubikamo icyizere, ndetse bagatuma nawe udatekereza kuba wagisha inama abantu runaka, kuko iyo bakugira inama barakubwira ati yo ni scam, barakubeshya. Kenshi ntujya wumva ubutumwa bw'umuvugizi wa RIB, noneho ubutumwa turabutanze. Ikibabaje muri ibi ngibi, iyo tubutanze hari abantu hano hanze bigira abasirimu, ngo bigira ababingwa, ngo buriya ngo butumwa ngo nubwo abantu b'abaturage. Kandi rero biratangaza iyo usanze mu mashuri wize waraminuje, wicaye ahantu rwose urubashywe, uri manager ahantu cyangwa uri CEO, ugasanga wa mwana bari amashuri bize ugira ngo nangahe ni secondaire. Bano beskuru nta waminuje, nta ufite doctora, ariko baminuje mu bucakura n'ubutiriganya. Ugasanga rero wa muntu waminuje mu mashuri, wa muntu w'udutiriganya aramushutse. Icyo tuvuga hano ni iki? Ni ukugira amakenga. Noneho muri aba bantu twakira baje kurega, nta numwe uba yibuka naho icyaha cyabereye ngo wenda uhasubire ugire icyo wahatora. Nta numwe. Noneho muri babandi hariho n'ababanza guhisha, bakatubwira amakuru y'ibice. Akenshi usanga icyo babivugira banyibye telefone, hakagira n'abatinya kuvuga ko basambanyijwe. Kandi muri kwa kuvuga ko wasambanyijwe n'ibimenyetso bifatwa hakiri kare, ku buryo bishobora gushingirwaho umuntu runaka ahamwa n'icyaha. Ugasanga ba bantu ba victime babanje no kudushuka, kabanza kutubeshya, ariko uko tuganira ukabona ko yagiye kubeshya, kuko baba bababitsemo n'ubwoba bwo kubumvisha ko ari bo banyirabayazana, ari bo ngo nabo ubwabo ni ibirara. Aba bakora ibyaha bababikamo ubwoba, bakabumvisha ko ari bo banyirabayazana, ngo nabo ni ibirara. Noneho muri cya kintu babahishemo bikabatera ipfunwe no kuvuga. Ariko icyo tuvuga, urwego rw'ubugenzacyaha nta rubanza ruca. Umuntu wese uba wahohotewe, iyo wahohotewe cyangwa wakorewe icyaha, icya mbere ugomba kuza kuri RIB ugatanga ikirego. Nta rubanza duca. Muri za mvugo zo hanze, we listen, we don't judge. Turabakira, ntabwo kuvuga ngo wowe ngo wari ikirara, ibyo si ibyacu. Icyangombwa nuko wakorewe icyaha. Kandi buriya nta n'impamvu n'imwe ishobora kubaho ishobora gutuma umuntu akorerwa icyaha, yibwa, asambanywa. So ikindi no kuza gutanga ikirego batinze, ibimenyetso bimwe byasibanganye, ibyo nabyo biba imbogamizi. Ibyo nabyo dusanga biba imbogamizi, kuko ibimenyetso iyo byamaze gusibangana biba bigoye. Aha rero niho dusanga abantu bakwiriye kujya bagira amakenga, tukababwira duti wizera ute umuntu muhuriye ahantu muri gare, mugahana gahunda, mukifata mukagenda, ngo agiye kuguha akazi,
ahantu utazi, ukagenda ntawe ubwiye, nta n'amakuru yaho uzi, ndetse n'uwo muntu ntiwamufashe n'agafoto na nimero ya telefone ntiwayifashe mu mutwe. Ibyo uko tubona harimo amakenga make, abantu barasabwa kugira amakenga mu byo bakora byose, barasabwa kujya bita ku bantu nk'abo baza babizeza ibintu bitandukanye, bababwira ko ngo bagiye kubaha akazi. Hano hari ikintu cy'amakenga make. Abakorewe icyaha rero bari mu myaka abakorewe icyaha bari mu myaka hagati ya 16 na 31, abo twita aba victim. Abo abamaze gutanga ibirego ni 7. Tukaba dusaba ko niba hari n'abandi bashobora kuba barakorewe ibyaha nk'ibyo ngibyo, turabasaba ko bakwegera urwego rw'ubugenzacyaha bagatanga amakuru, bagatanga ikirego, bigakurikirana. 2 rero muri bo basambanyirijwe mu murenge wa Musha mu Gashyamba kari aho ngaho, abandi nabo mu murenge wa Mwurire na Karenge muri Rwamagana. Ibi birumvikana ko abasore uko ari 2 niho babonye ko bajya bakorera ibyaha. Tukaba dusaba rero n'abaturage nabo kujya badufasha gutanga amakuru. Ibintu nk'ibi ngibi, ibyaha nk'ibi ngibi bikwiriye gucika. Bakurikiranyweho ibyaha 5. Icyambere, gusambanya umwana, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, kugera ku makuru hagambiriwe gukora icyaha, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Icyaha cya mbere cyo gusambanya umwana, icyaha giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko ryo ku itariki 4 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 rihindura itegeko ryo kwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aho aramutse ahamijwe n'urukiko yahanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 20 cyangwa se burundu. Gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ni icyaha gihanwa n'ingingo y'134 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igifungo baramutse bahamijwe n'urukiko, igifungo bahabwa ni hagati y'imyaka 10 kugera kuri 15, hakongeraho n'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Icyaha cya gatatu, kugera ku makuru hagambiriwe gukora icyaha, icyaha giteganywa n'ingingo ya 17 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Igihano yahabwa aramutse agihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, hakiyongeraho n'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho icyaha cya 4 gikurikiye ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse yahamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku myaka 2 ariko itarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Icyaha cya 5 aricyo cya nyuma cyitwa gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Iki cyaha ndagira ngo wenda abantu bagisobanukirwe. Iyi ngingo iravuga ati umuntu wese urema umutwe ugamije kugira nabi abantu cyangwa kugirira nabi ibintu by'abantu, hatitawe ku mubare w'abawugize cyangwa igihe uzamara, ufasha kuwushyiraho, uyobora, utangaho, utunganya, ujyamo, uwoshya abandi kuwujyamo. Ngira ngo
icyumvikana iyo bavuze ngo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, iyi ngingo igisobanukirwa, hariho abashaka kumva ko ari umutwe w'abagizi ba nabi bitwaje intwaro. Oya, groupe y'abantu bafite gahunda yo kugirira nabi abantu cyangwa kugira nabi ibintu byabo, kujya biba, ariko ni groupe y'abantu bishyize hamwe. Hano itegeko riravuga ngo batitaye ku mubare w'abawugize cyangwa igihe uzamara, bashobora kwishyira hamwe ari akagroupe, bagende bibe hariya bakiba, bikarangira wa mutwe ugahita usandara. Iyo bafashwe bahanishwa iyi ngingo. Ngira ngo mujye mudufasha no kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe ingingo z'amategeko nk'izi ngizi. Aba mwabonye rero bakekwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kigabiro, karere ka Rwamagana, kuko niho bakoreye icyaha. Icyo nagira ngo mbibutse nuko uriya Sebahizi mwabonye buriya si ubwa mbere afunzwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 yakurikiranywe n'ubundi cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya, arahanwa, ahabwa igihano cy'imyaka 3. Muri 2025 nibwo yarangije igihano arasohoka. None ubwo aho bigana murahabona. Ubutumwa dutanga, nta mpamvu n'imwe yo kutagira amakenga, kandi kugira amakenga si icyaha. Nta mpamvu n'imwe. Iyo tuvuga ngo tugira amakenga, ni iki tuba tuvuga? Muri ibi byaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ni ibyaha dusanga akenshi mu bihugu bifite amahoro cyangwa mu bihugu bifite inzego z'umutekano zikora neza, zitihanganira icyaha icyo ari cyo cyose. U Rwanda rurimo. U Rwanda ruri mu bihugu bifite amahoro, mu nzego zishinzwe umutekano cyangwa inzego z'ubutabera zitajenjeka. Niyo mpamvu usanga hari icyo bita guhinduka kw'ibyaha, bava mu byaha bikoreshejwe kiboko. Kubaho neza no kuba ahantu heza, hasa neza, ukaryama ahantu heza hashimishije, kandi byose ku giciro kiri hasi. Karemera Woodworks barabigufashamo. Bafite ibitanda byiza bigezweho bikozwe mu mbaho zikomeye kandi nziza, intebe zibereye ijisho, utubati tw'amoko yose tugezweho, bawukorera kandi ameza yo kuriraho, bawukorera kandi imitako y'amoko atandukanye mu mbaho z'ubwoko bwose, byose ku giciro cyiza. Aba rero bagira umwihariko udasanzwe yuko uzana ibikoresho byawe bishaje bahaguhinduramo ibishya ku giciro cyiza. Bagufasha kandi gutwara ibyo waguze bikageraho ari hose mu gihugu ku buntu. Wabasanga mu karere ka Nyagatare mu Gakiriro ka Karangazi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 27 72 62. Kandi wifuza kumenya ibidasanzwe ku giti, gutera ibiti, akamaro k'igiti, byose ni muri Karemera Woodworks ugasobanukirwa. Ntibikiri ngombwa kutumiza ibicuruzwa hanze za Malaysia, Turkiya. Kutugurira no guteza imbere iby'iwacu, tugakunda iby'iwacu, made in Rwanda. Ikazi wacu, ibyishimo mu muryango. Bajya mu byaha bikoreshejwe uburiganya. Kiboko ni violence. Ugasanga rero umuntu arazara kwizeza ibintu byiza, akagutwara Butama, karinda kugeza Rwamagana mwurire. Icyo tuvuga ngo gira amakenga, nta cyubu cy'ubusa. Ibyera byose ntabwo ari zahabu. Abantu turababwira ngo mugira amakenga, wigira uwo wizera. Noneho umuntu utazi umwizera ute? Umuntu utazi umwizera ute? Kuki ushobora kwizera umuntu utazi akagutwara ngo agiye kuguha akazi? Ese ubundi ubwo ushaka akazi, ushaka abantu akazi, we ajya muri gare ya Nyabugogo? Ese ushaka abantu akazi, nta qualification zisabwa, nta bisabwa biba bihari? Ibi rero turabwira abantu ngo ikigomba kumvikana hano, kigomba kumvikana ntabwo ari uko imirimo yabuze. Abantu bagezaho baba desperate cyangwa bagezaho biheba ku buryo ushobora kujyana n'umuntu. Oya,
ikigaragaramo hano ni ukugira amakenga gukeya. Kandi iyo tubivuga dutya, ndabasaba buri muntu wese wumva ubutumwa bugira ubwawe. Hanze aha ndongera mbisubiremo, hari tendancy y'abantu yo gushaka kuvuga ngo buriya butumwa ni ubw'abaturage, ugasanga wigize umubingwa, wigize umusirimu, kandi nawe barakwiba. Tekereza umuntu biba bakamushuka bakamutwara miliyoni 5, nkaho ayo ngayo bamutwaye kubwe nta kintu avuze, bakamwongera akamutwara izindi 5, akagarura ubwenge zigeze muri 12 cyangwa konti ye, kandi ari wowe wayitangiye, yashyizemo pini ze byose. Ukibaza biba byagenze bite? Haba habaye iki? Umuntu aba yejijwe bingana iki? Nibyo navuze, mubo twakira bagirwaho ingaruka n'ibi ngibi, ingeri zose zirimo, no mu besikuru cyangwa bagize bana, ingeri zose zirimo. Iyo tuvuga ngo gira amakenga, turavuga ati gira amakenga, gira amakenga, gira amakenga. Tukongera tukavuga mu minsi yashize twarabwiye ati tubima amatwi, tubima amatwi, tubima amatwi. Iyo tuvuga rero ngo tubima amatwi, mwe mwumva ubutumwa mubifata mute? Mubyakira mute? Mwe mwumva ubu butumwa iyo uvuze ngo bima amatwi, bima amatwi, ubu butumwa wumva bugenewe nde? Ubwakira ute? Guhera uyu munsi ndabasaba ngo wowe wumva ubutumwa ubugira ubwawe. Hari n'abajya bampamagara bakambwira ngo ngo binteye isoni kubikubwira. Ntacyo mbwira. Ngo uziko ngo banyibye ngo bya bintu ngo wajya kuvuga. None ubwo kuba bwumvise byakumariye iki? Nuba wumvise ubutumwa bugira ubwawe. Nkubwiza ukuri, kuri iyi si nta kintu cy'ubusa, nta mafaranga y'ubusa. Ugomba kuyakorera. Ariko urayakorera ute? Ubwambuzi rero bushukana buza mu buryo bwinshi. Ikintu cya mbere, ntabwo twakubwira ngo ubwambuzi bushikana bazaza bagushuka ibi, kuko nabo bajya hariya bagategura n'incakura, bajya hariya bagategura n'incakura, bakajyana n'ibigezweho. Ubu ngubu ibigezweho muri iyi minsi, hari piramide. N'iryari tutavuze ibintu bya piramide. N'ubwa mbere mu myaka ngira ngo ribu yatangira twavuze piramide, tubwira abantu bishoboka bite? Doktora yawe na PhD yawe ufite, n'amashuri yawe n'ubuhangange n'ahantu ukora, ushobora gushora amafaranga mu kintu utazi, amafaranga ukayohereza umuntu utazi, ukavuga ngo nubwo si banki izwi, nubwo nyashoye ndamutse mpombye najya kubaza. Ni bya bindi usanga iyo ahombye ni nko kuba ufite ikirahure cy'amazi kikagucika kikameneka, nta kintu yora. Ibyiharajwe muri no minsi nyuma y'ibyo twababwiye mbere ni yitwa ngo OCP, yitwa OCP, healthcare OCP. Iyi mwarayumvise, ni piramide. Bakabwira umuntu ngo shora ngo mu ikawa, ngo mu mbuto, ngo mu mboga. Nturi umucuruzi w'imboga, uri umunyeshuri, ukora muri banki, ugiye gushora mu makawa gute? Ikawa se zihe zinaboneka? Zo kuri internet. Haba hari imbuto nziza rwose, AI isigaye zidesigninga. Bashaka kukubwira ati iyi ikomoka mu Rwanda, tishoramo gute se? Ngo wowe shyiramo ibihumbi, baguhera kuri make, ibihumbi 50. Shyiramo ibihumbi 50, ku munsi tuguha 3 cyangwa 5. Ariko ugende uzana undi umuntu uzanye uzajya ufata 10%, ukamuzana koko agashora 50, yamara gushora 50 bagahita baguha 5 gutyo. Nawe bireba, ubwo nawe akahita yirukanka akajya gushaka abandi. Ariko ku munsi bakagushyiraho ngo 3. Wabaza umuntu ngo ngewe ngo nyine ngo ahita kungukira, nta kunguka kurimo. Iyo imibare mu buryo bworoshye,
mu buryo bw'imibare bworoshye turabizi. Muri bya bihumbi 50 wamuhaye atangira kugushyiraho bitatu muri yandi yawe n'ubundi akaguha bitatu. Mu minsi 10 abantu barirutse imisozi barinjije abantu benshi. Ni muri ya 50 ugasanga aguhayeho nk'ibihumbi 20, ubwo bamara kugera nk'abantu 1000, ubwo babohereje akantu ngo kakalinki cyangwa app. Yarangiza umuntu wicariye ahantu ntazi agahita kanda delete amafaranga. Ubwo bose iyo bajyamo rwihishwa, wajye kubona ukabona baje ku rwego rw'ubugenzacyaha kurega. Nta nugira amakenga ngo abaze mbere yo kwinjiramo. Iyo tuvuga amakenga, kugira amakenga tuvuga iki? Ni ukubaza mbere yo kwishora, ntabwo ari ugutanga ikirego, kuko nuriya muntu ashobora gufatwa ariko ya mafaranga yawe ntanagaruke. Ashobora no kuba atanafatwa kuko ntunamuzi, ntari no muri iki gihugu, ashobora no kuba atari muri iki gihugu. Mbere yuko turasaba abantu kugira amakenga, bakamenya no kwicungira umutekano w'ibintu byabo, amafaranga yabo. Sinzi ese reka mbabaze mwebwe, kubona amafaranga kw'iki gihe kuroroshye? Bamwe barambwiye ngo ntabwo koroshye. None kuki kuyatanga no reka mbyite kuyatagaguza, kuki bisigaye byoroshye? Umuntu utazi, utarabona, utarumva, ngo uko bakohereje akalinki ngo ayanjye nayabonye ngo bitatu bya buri munsi, nta nyungu irimo. Ni ya mafaranga yawe n'ubundi ari kuguhamo. Ibi bya OCP bije bisimbura ibindi. Ubu ngubu bagiye guhindura ibindi, ariko iyo tubwira abantu amayera ashobora guhinduka, ariko cya kintu ni cya kindi cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya. Ni ukuri reka dusirimuke. Gusirimuka kwiza ni ukumenya gucunga umutekano w'ibintu byawe. Nta gusirimuka kurimo carelessness, aho amafaranga yawe wirirwa uyatera inyoni, hanyuma barangiza bagasubira inyuma ngo urwego rw'ubugenzacyaha ntiburi kudufasha. Tugufashe icyo tukubaza, amafaranga yawe wayohereje nde tumushake? Akubwira ngo ntawe. None tugira amakenga. Amakenga uyu munsi ndayatindaho, kuko niyo turamutse tugize amakenga hari ibyaha byacika. Ni ukuvuga ngo igitiza umurindi bariya bantu ni amakenga make ari mu bantu, ni uburangare, ni ubwomanzi, ni ubupfayongo buri mu bantu. Nibwo butuma bariya bantu baguma bahindura amayeri. Mwumvise ibintu by'ibibanza, hari ikindi kintu cya banki Lambert kiri aha ngaha. Abantu bari bakwiriye kumenya uburyo bacunga umutungo wabo pe. Nibyo navuze ngo usibye ubupfayongo, ubupfapfa, amakenga makeya, umuntu mutarabonana, mutaziranye, utazi naho aherereye, udafite aderese, umwohereza amafaranga yawe ute? Icyitonderwa rero noneho, ubu butumwa mu bwumve, mu bukurikire neza, mu buntangire neza. Ubu ngubu turaza kujya duhana aba bantu bashishikariza abandi kwinjira muri izo za piramide, kuko ngo ufite 10% ukirukanka, ariko hari nabo dusanga yashyizemo umwana we, yashyizemo umugore we, muramu we, nyirabukwe, sebukwe, bakazana, sinakubwira. Abo bantu biruka mu bantu bakoreshwa nako ka pourcentage bababwiye. Abo bantu ubu nibo tugiye kujya dukurikirana. Nta kundi kuntu byacika. Ni gute wirukanka mu giturage niba warabeshywe nawe ukabeshya abandi? Umufatanyacyaha. Ubwo rero umujura n'ufashwe, umunyacyaha n'ufashwe. Kubw'ibi rero, guhera uyu munsi tugiye kujya dufata
bariya abantu bashuka abandi mu giturage babashishikariza kwinjira muri ibi bikorwa bya piramide, kubabeshya ngo wowe wungutse ngo dore yanjye nayabonye kandi ubeshya cyangwa warabeshywe. Ibyo ntabwo bizongera kuba urwitwazo. Ubwo butumwa mu bubahe gutyo. Hari ibindi bintu wasake ntituyize. Wasake murayizi, muzi uburyo ikora, muzi uburyo yishyuzamo amazi. Bishoboka gute ko umuntu aguhamagara n'akanimero ntazi akakubwira ngo ufite ibibazo ngo by'amazi? Yego rwose ndabifite. Nutabifite ahita bihimba ngo twagufasha ngo ukishyura ngo ibiciro bito. Ariko mana yanjye, hari igihe ureba umuntu ugaseka ngo tuzagufasha ngo ujye wishyura ibiciro bito. Gute? Ko wasake igiye kumanura igiciro cy'amazi twese tubimenye, ni itangazo rica ahantu hose. Ubwo ngubwo akakubwira ngo rero noneho se ko agiye kukumanura ibiciro, kuki agusaba amafaranga? Akavuga ngo nturi si ideni ry'amazi, ngo yego ndirimo, ngo ngaho ishyura hano, ngo ubutaha ntunaverifiye ngo kode kabisa, ukohereza amafaranga kuri kode. Ibyo ngibyo ntugire ngo birakorerwa abaturage, birakorerwa abasirimu bo muri uyu mujyi bafite inzu nyine za wasake n'amazi n'ibiki. Tekereza ra. Noneho hariho uwo muganira akavuga ngo ngo ni 50 ngo ni dukeya ngo nyine ngo adutwariye iki? Ikibazo s'ayo mafaranga aba natwaye jewe, ikibazo ni ukuba yakinnye n'ubwenge bwawe. Ntiwayamufashishije, yakinnye n'ubwenge bwawe yagutwaye. Kajya kumva ngo hari imvugo bajya bakoresha zisetsa, ariko nyine mu rwego rw'ubugenzacyaha ntabwo duca imanza. Ngo umuginga arayantwaye sha. Hari ibindi, abavuzi ngo b'indwara zananiranye zidakira. Umuntu avura indwara yamaze kwivugira ko zananiranye, yamaze no kwivugira ko zidakira, ukamwohereza amafaranga. Ubwo koko abantu bajijwe bate? Yivugiye ko avura indwara zidakira, ntizikira nyine kuko ntacyo uzamubaza kuko ntizikira. Zarananiranye nyine kuko zarananiranye, ntabwo uzamusubira inyuma umubwira ngo ko ntakira. Nakubwiye ko zananiranye, avura zananiranye. Abantu bave muri ibyo, hanyuma namwe mukabamamaza, mukabamamaza ba Kimisagara, bahehe, biyita n'amazina ntazi. Ubwo ni muri abafatanyacyaha. Reka mbaburire, turaje gukurikirana abamamaza ibinyoma. Muri abafatanyacyaha turaje pe. Nawe ubwawe ntiwatinyuka kujyayo, n'uwawe ntiwamwohereza, ariko kubera ko ngo aguha turiya tujana twa buri kwezi mangana ngahe, ukamwamamaza, umwuka ukenda kuvamo. Hari abantu babamaza ukavuga ati uyu nguyu we bamuha ngahe kweri? Ariko rero nkubwire, uramamaza gutyo uri gufata 200,000. Umugore wawe azakwibeta ajyeyo, umwana wawe azakwibeta ajyeyo. Ya yandi bya 200,000 yaguhaga uzayakuba inshuro. Ni ukuvuga ngo twese hano mu Rwanda twe dukwiriye gufatanya, ntiturebe icyo tubona uyu munsi, kuko byanze bikunze ingaruka zikujya. Ibi bintu byo kuri social media, hari ubuhanuzi bukaze nabwo, bakaguhanurira niba munemera, niba musoma na Bibiliya, nta muntu wishyuye ubuhanuzi, nta kiguzi kibaho.
hanyuma ngo mbere yuko nguhanurira ngo tanga ituro mbere, maze biriharajwe kuri TikTok niho basigaye bahanurira abantu, ariko abantu barerekwa. Ewe data we, wikonekita gatoya kuri TikTok agahita yerekwa, agahita akubwira, ubwo ukarekura. Ayaya, mbega ubupfayongo, harimo ubupfayongo birakabije. Kandi ntugire ngo ni abantu binjije, abantu basoma, basirimutse, bafite mu mutwe hazima aho gutekereza. Kuri TikTok niho bisigaye biri, umuntu ukikonekita, ukikonekita agahita kwereka, agahita kubwira. Mana yanjye sinzi, ariko byose abagenerwa bikorwa abaturage nitwe tugomba kubyanga. Ni ukuvuga ngo ikibitiza umurindi ni uko tubatega amatwi, tukabumva, tukabakurikira. Ega abantu n'abesikuro mutupu n'amabandi. Tekereza, umuntu aragenda akamenya n'amateka yawe, mwahura akuzi amateka yawe, ati ntufite umwana wigaha, kuba umwana wanjye yiga ahangaha nibanga kweri, nibanga ngo nitwa kanaka, kandi arashobora kuba yigana n'uwe, kaguhanurira. Turiya mwana afite inyenyeri iri gukurikiranwa cyane, kugira ngo tubitsinde ugatanga amafaranga. Ibi bintu rero by'akazi, abantu bashakira abandi akazi mbere yo kubona akazi. Noneho hari n'abahimba ibyo bita amasoko aho abantu bajya gupiganwa, nabo bakabiba batyo. Ni byinshi, ngira ngo tuzajya tugenda tubahugura, ariko byose aho bihuriye, aho icyita rusange nuko tugomba kubima amatwi, tukagira amakenga. Abantu rero turasaba kugira ko bagira amakenga, kudashamadukira abantu babizeza ibitangaza, inyungu z'umurengera. Ese buriya muntu wabakorikira, tuzi logique yo gucuruza. Ni gute umuntu ushobora kuvuga ngo shora 50,000 ku kwezi, jewe nta nubwo ari ku kwezi, ku munsi nzajya nguha 10%. Uwo muntu abakora iki? N'abacuruza ibiyobyabwenge ntibunguka batyo. Abantu bakwiriye kwibuka ko ibisheshagirana byose atari zahabu. Niba kweretse avuga ngo agiye kuguha akazi, gira amakenga, tse ubu yaba ashaka kungirira nabi. Iyo dutanga ubutumwa nk'ubu, ndongera mbisubiremo, mba mvuga ngo wowe unteze amatwi, ubutumwa bugira ubwawe, ubusangize mugenzi wawe, mu buganireho. Ibi bintu iyo biganirwaho, abantu barabimenya. Ubutumwa rero bundi turabugenera abagizi ba nabi, cyangwa se abakeka ko bazafata ibya rubanda gutyo bakagenda. Turabamenyesha ko, kandi turabizeza ko tutazadohoka, tuzabarwanya kugeza ku wa nyuma. Ubushobozi, ubushake ndetse n'ubufatanye turabufite. Ibyo rero ntituzadohoka kubarwanya, kuko nizo nshingano zacu. Ariko ikindi turasaba abaturage nabo gufatanya, bitanga icyuho, biha icyuho abantu babiba. Ikindi tubasaba ni gutangira amakuru ku gihe. Ariko iyo tuvuga gutangira amakuru ku gihe, hariho abagira gutya akanyohereza message ngo biravugwa ngo ruswa, akavuga ahantu. Muri make nta makuru butanze. Tuvuge urugero, nk'umuntu ushobora kuvuga ngo biravugwa ngo mu itangazamakuru harimo ruswa, ubwo wahera hehe? Ubwo ngo yatanze amakuru, oya, tanga nawe amakuru afite icyo ari bumare. Ntujye no kuri speculation. Kandi buri ikindi nabibutsa, hari itegeko ririnda umuntu watanze amakuru n'uwatanze ubuhamya.
aho turaza kwagera. So mwakoze cyane ku bijyanye n'izi kese, n'ibingibi nari nateguye, ariko nk'uko dusanzwe dukorana, hari ibindi nubwo biba bidahuye cyane n'izi kese, ariko hari ibindi umuntu aba agira ngo yongere yibutse, tubaho ubutumwa mu bushyire abagenerwabikorwa bacu. Turavuga ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ku bakoresha imbuga nkoranyambaga hari ibintu byiharajwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga muri no minsi. Ugasanga ngo ufitanye ikibazo n'umuntu runaka, muragifitanye muri sosiyete, birashoboka nka mutakwicaye mu gikemure bupfura, ukajya ku mbuga nkoranyambaga akaba ariho ubivugira, ukajyaho ukavuga ngo kanaka dufitanye ibibazo, urumva nawe nyine agashyiramo umunyu ushoboka, akajya kumwiyama ku mbuga nkoranyambaga, ndakwiyamye ndagize gute. Niba umwiyama, wamwiyamye neza, wamuhamagaye ukamubwira tumva rero, cyangwa mugahura, ujya ku mbuga nkoranyambaga kuki? Hariho n'abantu bihangisha gukoresha ibikangisho. Umuntu umufitiye ideni cyangwa gufitiye ideni, nkawe utamwishyuje mu buryo bwo kwishyuza, cyangwa se yaba yanze no kukwishyura mu buryo bwiza, hari inzira z'amategeko, ukajya kumwishyuriza ku mbuga nkoranyambaga, nawe ukoreramo ibyaha byo gukoresha ibikangisho. Ngo nutanyishyura byose ibyawe nzabishyira hasi, uzambona ibi. Ariko mana, ubupfura bwagiye, ubupfura abantu bagiraga bwagiye. Imbuga nkoranyambaga zaraje, byose barata. Ibi bintu rero byo kuvuga ngo gukoresha ibikangisho, kuvuga umuntu ngo nutavuga, nudakora ibi ngibi, nutanyishyura ndagushyira hanze, ndavuga uko byagenze, ndavuga ibiki, ibi ngibi biraciriritse pe, biraciriritse, biraciriritse. Nta nubwo twari dukwiriye kubipromotinga, ahubwo urasanga bikuza icyo bita online hooliganism. Dusigaye dufite abahuriga ba online, dusigaye dufite icyo bita online delinquency, inzererezi zo kuri murandasi. Ubuzima tubamo muri iyi si babwimuriye no ku mbuga nkoranyambaga. Ngufitiye ideni wanyishyuje, kuki ujya kunyishyuriza kuri social media? Biraciriritse pe. Ugasanga noneho za revenge. Mwebwe mufite imbuga nkoranyambaga, mufite mukoresha imbuga nkoranyambaga, munazifite za YouTube, musigaye mukangisha abantu ngo nutampa ikiganiro nzakuvuga. Kuki uhatira umuntu kuguha ikiganiro? Cyangwa kujya kwihimura umuntu ku mbuga nkoranyambaga, ngiye ngo ikiganiro urarakinyimye, akajya kukuvuga. Character assassination, ubupfura buri hehe? Izi mbuga nkoranyambaga. Ariko nshimishwa ko bidatinda nawe biguhindukira, nawe uwavugaga agahinduka umuvugo. Ntimubizi ntangero mufite ingero. Ubu hari abari gukorwaho ibiganiro barabikoragaho abandi. Nuko isi iteye ndugu yangu, nuko isi iteye. Online delinquency, nayivuze, inzererezi kuri za murandasi imaze kuba nyinshi. Umuntu akirirwa asafinga yirukanka ko yabura icyo avuga, agahimba igihuha. Yabura icyo avuga, agafata ifoto y'umuntu agashyira hariya. Hari n'ikindi kintu kinagayitse mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uzi ko umuco wo gutabara wacitse. Abantu, umuntu araba ari guhohoterwa, mbere yuko bamutabara akabanza agafata content. N'ikibabaje na nyuma yo gufata content, n'uwakoraga icyaha akagenda sha. Hari ibintu bita non assistance de personne en danger, kudatabara umuntu uri mu kaga.
kandi ni inshingano za buri muturage. Ibyo nabyo nizajya dusanga warebereye umuntu ari guhohoterwa uzajya ubibazwa, kuko amategeko yashyiriweho twese. Hari ikintu rero nifuza kubabaza. Tujya tuvuga ngo u Rwanda twifuza. Bantu mukoresha imbuga nkoranyambaga, imbuga nkoranyambaga twifuza nizimeze zite? Nizikoreshwa zite? Icyo gisubizo buri muntu wese uzikoresha akibaza. Mwibuke neza ko icyo ubibye ku mbuga nkoranyambaga byanze bikunze uragisarura. Uragisarura byanze bikunze, mu gihe cya none cyangwa se mu gihe kizaza. Ubundi butumwa nshaka kugenera abantu. Urubuga rw'imikino rusa nk'urwabaye urubuga rwo kugingagurana, rwo guhangana, rwo gutukana, rwo guharabikana. Ese ubwo ni ibiki abantu baba barimo? Mu minsi yashize ubwo twaganiraga twigize kugira abo dukebura. Icyo gihe biranambabaza, inkuru yanjye muragenda naye nabahaye siyo mwavuze, abari bo mwivugira gusa, ariko ndakeka mwarabikosoye n'uyu munsi muri bikosore. Muraza kumenya nk'uko dusanzwe dukorana uko mugenda mukata inkuru, kuko kiriya gikorwa cya mbere mugomba kucyitaho. Dore mvuze urubuga rw'imikino batangiye no kujujura. ntacyo byose ni kubw'ineza ya rubanda. Muzamenya igihe mubishyiraho. Urubuga rw'imikino kuki barugize abantu bamwe abitwa ngo ni abanyamakuru b'urubuga rw'imikino? Bagize urubuga rwo guhanganiramo, rwo kugingaguraniramo, gutukana, guhangana, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane, amatiku, ibintu bibi byose. Mu minsi yashize hari abo twiyamye, ubutumwa buratangwa bisa nkaho bihoshe. None twabonye hari abonge. Icyo nababwira, ntawe tuzongera kwihanangiriza. Buriya ni favor tuba ubu n'ubwa nyuma, ubwa mbere n'ubwa nyuma tubihanangirije, ubundi tuzajya tugutumiza witabe urwego rw'ubugenzacyaha ukurikiranwa. Ibi bintu bicike, bibihiriza abantu. Ureka urubuga rw'imikino abantu baryoherwe, ariko urasanga abantu baragingagurana, ukibaza abana bararezwe bavuka hehe. Biranababaza. Hari abantu batukisha amazina y'ababyeyi babo. Bantu rero mukora ibiganiro bya siporo, mureke guhanganisha abantu, mureke abantu baryoherwe na siporo. Nimukora ibiganiro bya siporo, mureke amatiku, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane, ndetse no gutangaza ibihuha. Ubwo ngubwo abo mbwira barumva. Ba Lorenzo hariya nimusanga mfura na Rigani Rugaju, buriya ntacyo mwigiye kuri bakuru banyu? Nta somo mubona? Murangwe n'ubupfura nk'uko amazina yanyu ari kuvuga. Muvuga urubuga rw'imikino, muryohereza abantu, mureke guhanganisha abafana no kwirirwa. Ariko muzi agaciro n'uburemere bw'iriya mikoro muba mufite. Muzi agaciro ka mikoro. N'undi wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ufata mikoro, muzi agaciro n'uburemere bwa mikoro. Niba ufite abantu 3,000, ubwo iyo ufashe mikoro uvuga ni ukuvuga ngo ubukoresha inama abantu 3,000. Noneho hariho n'abageje kuri miliyoni. Sibyo? Buriya ni ukuvuga ngo iyo ufashe mikoro uvuga ubukoresha inama abantu miliyoni. Icyo mujye mukibuka. Ikindi nganaho ikintu cyo gusesengura imanza. Gusesengura imanza biratangaje iyo umuntu yita ngo ni umusesenguzi w'imanza, aho gusesengura urubanza ugasanga arasesengura umuntu cyangwa arasesengura abantu.
batandukanye gusesengura imanza no gusesengura abantu. Iyo gatsi mwayikuye, iyo courage, uko gushira amanga mwabikuye. Mureke gusesengura abantu, nimusesengura imanza ntawe babujije, ariko mureke gusesengura abantu. Biraciriritse pe, biraciriritse cyane, biragaragaza imyumvire y'ubusesenguzi umuntu aba afite. Gusa rubanda ntirwiga, nta nubwo rwigira ku mateka. Ubu ntabo tuzi ibyo bakoze uko byagenze, ubu nta somo twagombye kuba dukuramo. Hari umuntu duherutse kuganira ku bijyanye n'ubu busesenguzi bw'imanza bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ambwira ikintu ngo akabaye icwende. Ndavuga akabaye icwende ni iki? Nagize amatsiko yo kumenya icyo ashaka kumbwira. Ikintu akabaye icwende bivuga iki? Yarongeye arambwira ngo, ataransobanura akabaye icwende akariko, yarongeye arambwira ngo bicaye ahantu baganira, ngo yumva umuntu umwe aravuze ati, turiya muntu utaramera n'umusatsi arongeye kandi. Ubwo icyo yashaka kumbwira ngo kuko mu igororero baba barabogosha umusatsi, akiva yataramera n'umusatsi ahise yongera. Arambwira ngo akabaye icwende nako, ariko jyewe ndaduta. Ubwo rero akabaye icwende rero ku mbuga nkoranyambaga sinzi akariko, ubwo tuzagafatanya kugasesengura. Ariko ubufatanyabikorwa beza, abanyamakuru, ntabwo iyo tuvuga ibintu nk'ibi tuba tugira ngo tube muri sosiyete itunganye, sosiyete yubahana, sosiyete yubaha inzego, yubaha ikiremwa muntu, sosiyete idatesha agaciro undi muntu. Ntabwo kugira imbuga nkoranyambaga ni ukuri ntibiguha ubuhangange bwo kuba ushobora kwataka abandi bantu. Abantu bigize aba expert, ariko ntibatinya no guseba. Hari ibintu umuntu avuga, hari agasesengura ukamureba ugaceceka ukavuga ati, reka leta yacu yaduhaye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, reka tanga ibitekerezo, reka duhugurane. Abanyamakuru mujye muhugurana, kuko ntimunganye ubumenyi. Muhugurane, mubanze munasobanukirwe akabaye icwende akariko. Ariko kandi ikindi wenda ngira ngo mbibutse, abavuga cyane ku butabera ku mbuga nkoranyambaga siko baba busobanukiwe habe na gato. Hari abasesengura imyanzuro y'inkiko atari ugushaka ukuri, ahubwo ari ugushaka ubwamamare no kumenyekana. Iyo uwitwa social media influencer yishyize mu mwanya w'umucamanza, uwahohotewe akenshi usanga aciriwe imanza kabiri. Ngira ngo rero twasoreza ku kabaye icwende. Ubwo ni umukoro, mugende namwe musesengure. Ubwo nitwongera guhura tuzaba twasobanukiwe akariko. Murakoze.